none se kumwinginga birenze kumuhamagara ntamfate ntako ntagize uragira ngo mbigenze ni mugurire indi modoka se basi abone ko se Ganza imodoka nose ugira ngo princess yakukunda imodoka ntabwo imodoka ariyo igaragaza urukundo ahubwo utazanabikora akagira ngo urimo kumugura biratandukanye cyane byo nta naho bihuriye none se mbigenze nyine nuna umwikinge urumva uko nawe ushyira umwanya we yarababaye shagra ko gerageza uko ushoboye sinzi inzira uricamo no utereta singewe ariko umenye ko ibintu ari gukora rwose ari mukuri pe kandi yarababaye nawe rero umugabo nyine mwinginge nuko bigenda nta kundi mushakishe ari ikintu nari natekereje ndumva najya mu Rwanda urabyumva shawe ibyo ntujyayo nta kibazo kujyayo icyambere no gushaka gusova urukundo gusa ngeze nshaka kubijyamo ntanazanamenya ko mbizi ariko nimba wumva arizo nzira zo gukemura ibibazo by'urukundo rwawe vraiment nta kibazo wagenda nta kibi kirimo ndumva nta yindi solution nta kundi kuntu twabikemura kuko natekereje ndavuga ngo wajyayo nkamushakisha tukabonana nkamusaba imbabazi muri kumwe nibwo byabura nibwo byagira imbaraga nawe ukabona ko witanze nibura akabona ko nawe koko ubirimo atari bya bindi byawe byo kumva akantu gato kabusenya ibintu byose ahubwo se wowe uziko ndikwibutarega ngiye mu kazi ufite tunakererewe ntacyo ngaho ugira ibisigaye reka nirwaneho nta kibazo nzakubwira shakuraje ni ukuri ntazamenye ko njya nkubwira ibintu byose aya ntabwo namubwira urakoze nuko bagiye kumsoza neza ngiye gufata umwanzuro ukomeye njye mu Rwanda nta muntu mubwiye hari tuzabona abasinzi uyu nawe nta kintu agiye kunyaka n'amafaranga genda pita nagorwa nanjye allo yes gajo sava n'amahoro ameze neza boss ava biragenda oya nta rwango ndabizi ibyo ugiye kunyaka ndabizi ndakuzi turaziranye oya ntatiko bo nta kibazo wanjye bafite akazi gato ndi gukora mu rugo wanjye Hello. Ya, ni Peter muvugana. Ninde turafasha gute? Ganza man. Ganza. Bite wanga makuru iminsi? Tanda tungu bonye mpamagaje mu Rwanda ahubwo ndatungurwa byaratare. Waje ryari? Ya. Aje ni mugoro. Cyane karibu rero. Ni kare muri Kigali rero. Shabu. Pardon? Basasa ubungubu narindi mu rugo gatoya. Ariko hari umu ex wari ugiye kuza kundeba rero tafite cyane muri minsi meze neza kike ex cyane.
ariko bo ni karibu nago Kigali se cyayibuka neza ubu ngubu uramenya aho ntuye ya reka ngo he location kuri WhatsApp sawa santi karibu Hi, babe. Mezeneza. Okay, can I have like your hands, please? Okay. No, close your eyes. I feel like Really? I can hug you. Kina George. Uri mwiza cyane. Aho basire ka double tone dufata ikikungu. Tuhere kwi cyangwa ingino. Ni yingi cyangwa ni yingi. Akushiri. Tano dukubita makanga. No George. Kamikaze bakamana nkumvisha ka kuno kamana. No, start for you. Yeah. Mwana sha. Hello. Tukarengetse rero. Si shiri kumbona uko na mahoro. Chakano kanu karakaze cyane. Ariko nta kibazo. Oya nta kibazo mbi. Meze neza nawe. Meze neza. Shauri cyizo. Okay. Usika neza. Shinoga kabya no kuri. Sugo kureba byonyine gusa. Kureba kuntu gusa. Tumumureba. Banumva nazi tumfata umubiri wose ngomba meze neza. Shinoga kabya no kuri. Ya. Amakuru cyara tuganira. Bibaye inama noneho. Oya no kugana bisanzwe. Yeah, it's okay. Nugira ikibazo. Amakuru. Makuru ni meza. Ndagenda. Cyo. Sishi nakubaza. Nta kibazo. Maze iminsi ari cyane ndi gutekereza. Ariko nyine nubigire ikibazo cyane. Sishi kuri iki. Muri iki? Hari ikibazo cy'amafaranga ufite? Oya, no kugira ngo nyine mbimenye. Sibyo ko nyine sometime ari igihe umuntu aba akeneye nk'utuntu kuko nyine mba mbona uhora muri ambiance nyine nkaba nawe ukuntu ubwira. So kandi ni munsi. That's you. Ukuntu rero gahunda imeze. Nitwa nde? Lavi. No, one more time please. Nitwa nde? Lavi. Lavi mfite amafaranga, okay? Family yanjye ifite amafaranga. My dad ifite amafaranga. We are cash man, okay? We ntuzagira ikibazo rero. Igihe cyose wakenera amafaranga. Come, okay? No, reka no wire. Kukara cyarimo ko Ni kibazo cy'inyota mfite shiri. Let's pop, baby. Cheers. Cheers urayishe. Akushiti. Cheers urayishe. Okay, nice. Cheers kuno bikora. Cheers mwana. Akushiri gabanya inzoga n'ukuri. Nsoke nta kibazo. Agurika muri kaka kantu.
haguruka gatoya. Sure. Yahaguruka. Birakenewe. Yahaguruka. Turn around. Turn around. Turn around. Shizuka ni sore. Oh, signora. No, buke. Zenguruka buke. Zenguruka buke. Warika. Yo, signora. Oh. Me hug you, baby. Reka gukeka amababi. Ubundi iyo waje ufite inkuru ushaka kumbwira uraza ugahita wirukanyira mu byo nari ndi gukora. Noneho mufitiye inkuru nimba uzishyura simbizi. Inkuru koko kisi. Jean ibirebire nabisaza ubungubu mbese ndameze amababa. Gusa ejo bundi nasohokanye nahirwa. Hirwa se kandi ninde none? Ntawuzi. Hirwa. Hirwa wowe. Umutipe wagukunze muri restaurant cyaje kunywa amazi. Hanjye yitwa Hirwa. Kose. Abura muhungu mperuka kujya gushopinga umusanga ahantu mu iduka ngiye kugura ipantaro ako se nabyitayeho na orange. Gusa nabonye hasi umuntu arya muzi. Nzakwibuka ko ari wa muhungu twahuriye cyajya muri restaurant ngo nari mu byo kunywa. None se Hirwa naje kumenyana cyane ni hakora hariya rero. Mu bashyishye yabonye umugabo. Cheka ese buri wowe ubona atani niza koko Abari sinjye muri byo bahungu beza. Gusa so ntabwo naguca intege. Niba waramukunze nta kibazo. Numva birenze kumukunda. Wabyumva se? Chambre nacyo kuzumbera mushya. Naramukunze ntabishobora kubyumva. Okay, cyo koze nawe niba gukunda byaba ari sawa byaba byiza kurushaho. Nyine ubushishozi sibyo? Kiyewe se ntabwo nakurwanya sangwa murege cyangwa mukunde ubwo simuzi pe. Ariko niba ubona byava raje. Sibyo Se ubona Birajyiye basi. ariko urumva ko wahiye. Birenze gushya turi kumwe barishimye. Aka kanya baramuberanye. Turagendera mu ndishimye none ushafite ukuntu ari romantike mana we sinabe kugira ngo tuve ese ndi mu nzozi. Ese uri burera nzi cyangwa? Ni byose. Oui, alors. Sawa chérie, ntahirwa. Kuko wari uvuze akazina kibuka aba wisubije bike. Meze neza? Meze neza. Amakuru. Cyane meza. Buriya rero, buriya nuko ntunze ko wabifata nabi. Gute se nabifata nabi? Se wa muntu uzuranye kuvuga kuvugana babifata nabi. Mbega buriya Hirwa ndagutinya pe. Duhura bwa mbere warankanze kabisa unca amazi bituma ngutinya. Sha rero ndamubwire rero ibintu byo kuntinya ibintu byo guca amazi numva ari ibintu bitagakwiye hagati yanjye nawe. Buriya uzi noneho ukuntu ndi gutekereza uburyo nagufashe uburyo nakwitwayeho naje gusanga atari byiza kabisa. Bagushaka musabe n'imbabazi. What? Wowe? Yego rwose. Allo?
Birajyiye bitashu umeze neza umva mvuye gusura umusore mushiti wanjye bita Peter ariko mbisanze umusore ceceka nkubwire wumva ko ntajyaga nshidukira abahungu ariko we yo usikona sa ni umumetisi uriya waje akantereta iby'amafaranga ntabwo nazongera kubitekereza ibaze nawe ahantu bemeye uteye ubwoba hatari byari nuko nshobora kubikubwira nyine ukavuga ngo ni bya bindi byanjye gusa nyine thank you ibyo biri mu bintu bituma nkukunda sure just hold it. Thank you. Welcome, baby. Nkunda meze. Nkunda kunyitaho muri make. Do you like it? Yeah. Okay, good. Ya nanjye uranshimishije turi kumwe kuko nta runguma mfite. Gusa nkubwishwe. Shiri nawe urakabye. Ntabwo uri gukabye rero kuko nutuguruka. Natwo buriya turakundana. Buriya kamwe kari kasohokanye kandi nshuti mbuko. Okay, reka mwerekeze rero. Nta kibazo. Urakoze cyane kubw'uyu munsi wa Mai. Vuba uzansura. Tungire mu ndimo. Ntabwo nzakubwira. Yawe meza. I know. Okay, gawe kamwerekeze. Ganza, waje utavuze Noneho? Jana amahoro sinabyitaho ntabwo ari amahoro cyane aje mfite gahunda nyinshi ariko muri izo gahunda mfite na princess Sure. Fake inzozi za princess. Shaka ko rwose kubikubwira ko yakomeje kumvugisha yarandakariye anti nawe tuvugana neza narabuze muri izo gahunda nje mu Rwanda nje kure gukora kugira umushyira kuko tukagira byinshi dukemura nabizo ngo batamukunda tuzakugira kucyo dutunze twamafuti ibirangira tugiye wabayeje kuhamagara mbere ko uzana ibura kwa reaction apfa ko ni call yanjye kandi fata memo na WhatsApp ariko kwanga na WhatsApp ntabwo agufata akora cyo kuvana ngeje ntabwo ariko njye nti igitekerezo cyiza
urabona nimero wahamagaje nshyashya kandi biswa polisi simbona mbona wamuhamagazira nimero nshyashya wakoresha ko atayise ashobora gufata turabona niba nimero yo hanze atayitaba ariko ukoresha nimero yo mu Rwanda ifite iyo ayita gerageza urebe ntabwo byoroshye gutekereza wese ntabona ariko niko uko akanswa gerageza ucika intege